ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye hose mu mpande z'isi. Yesu ahabwe icyubahiro. Muri uno mugoroba ndifuza kuganira namwe ku byera by'Imana. Mwuka Wera aranyobora, ntago menyereye kuvugira mu social media, ariko numvise umwuka w'Imana umpamya ko ngomba gutangira kubikora. Urumva ubugombe bw'Imana burakomeye. Je ntabwo nigeze ntekereza ko nshobora gukora video muri YouTube, ariko nta umenye ibyejo bizazanana. Imana nitumenyera ibyejo ihabwa icyubahiro muri byose. None ngiye gutangira gusenga kugira ngo umwuka anyobore mu byo ndi buze gusoma. Amen. Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, nje imbere y'ubwiza bwawe nkwinginga kugira ngo ubane nanjye ibyo ndi buze gusoma byose, mu bwenge bwo kubitahura. Mbese ibyo ndi buze kuvuga byose aba ari unyobora. Ugushaka kwawe Mwami aba ari kukuba. Dore ntangiye umurimo wawe, none ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye kuva ku ntango. Kibirengeye kizima, umpugure kandi uhugure n'abazumva iyi video, kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibyera byawe, kuko amajambo yawe araremereye kandi nayo igiciro kinini. Mwuka Wera, ndaguhamagaye kugira ngo uzunyobore mu byo ndi buze kuvuga byose. Mbese mbikoresho cyawe aba ari uvuga singaragara, ahubwo aba ari uboneka. Ndasambuye imitego yose n'imigambi mibi yose ya Satani. Ndirukanye imyuka mibi yose y'ikuzimu ya distraction muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwami w'abami, none ngiye gutangira, ubane nanjye byose biba mu gushaka kwawe, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mbigusabye Mwami. Amen. Ma vie a été créée par toi et pour toi, Jésus. Oh, si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Mon corps a été créé par toi et pour toi, Jésus. Oh, si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Yesu, oh, Yesu, oh, Yesu, oh, Yesu, oh. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Reka dutangire dusome mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Imana iravuga iti, tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Tujye mu Itangiriro 2, dukomerezeho mu Itangiriro 2 kuva ku gice cya 7 kugeza ku 9. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni
mu ruhande rw'iburasirazuba ishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Dukomereze ku Itangiriro 2 hasi ku gice cya 15 kuva kuri 15 kugeza kuri 17. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Haleluya. Yesu ashimwe cyane bavandimwe. Ahangaha turasoma ukuntu Imana yatangiye gutekereza kurema umuntu. Yabanje irema isi, irayitengeneza neza cyane, irema ibiti, irema ibiyaga, irema n'inyoni zo mu kirere, mbese byose ibigira neza cyane. Irangije iratekereza ati, reka ndeme umuntu muremane mu ishusho ryanjye, aze ategeke isi, ayitegeke n'ibirimo byose, ibikoko byo mu nyanja, mbese abitegeke byose. Yesu ashimwe cyane. Aho ngaho iyo mpasomye ntekereza ukuntu Imana yadukunze kuva kera, yakunze umuntu, mbese nta nubwo yari kumurema umuntu itamukunze. Adamu Imana ishaka yari kumurema mbere yuko irema izo nyoni, irema ibyo bikoko by'ubwoko bwose, yari kumurema mbere, ariko yamuha agaciro kuko imurema nyuma, imaze gutunganya ibintu byose. Iravuga ati, Adamu akira, ngwino ugubwe neza, uzajya uhinga muri Edeni, utegeke ibikoko ndetse ubyite n'amazina. Imana ni nziza cyane ukuntu kuva irema isi, kuva yarema Adamu, yagize urukundo mbega rwo kudukunda. Ni umubyeyi wacu, iradutetesha. Ni nk'uko iyo umubyeyi atwite umwana ajya kuvuka, umubyeyi we yamuteguriye impuzu, yaguze impuzu z'umubebe, mbese na berso yayisashe neza, ibintu bishyashya gusa, mbese umwana akaza asanga ibintu biratunganye. Ni nako Adamu Imana yamugize. Cyambere na mbere yabanje kumurema mu ishusho yayo, cya kabiri mbese imuha kwidegembya, imuha kugera ku butaka bwa Edeni, aho ibintu byose byari byamaze gutungana, mbega imugirira ubuntu bwinshi. Nibyo ntekereza, Imana yacu iratangaje, Imana yacu ishimwe cyane, yadukunze kuva kera, yifuje kurema umuntu kuko kubw'urukundo dufitiye, yifuza kugira ubusabane hagati yacu nayo. Imana ishimwe cyane. None akenshi iyo ndeba ukuntu iyi si tubamo tuyifata nabi, ko Imana yabwiye Adamu kugira ngo azajya ateka ibiri mu isi, abifate neza, kandi azajya ahinga isi, azajya ahinga ubutaka bambe. Ariko uko isi yagiye yidevelopa, abantu benshi, uko isi yagiye yuzura abantu, niko uko Imana yabikoze muri commencement ntago ari uko byakomeje.
abantu usanga hari ama entreprise menshi, hari inganda nyinshi zituma iyi si Imana yaduhaye yononekara. Ugasanga klima zirahindutse, ugasanga hari imvura nyinshi cyane iguye itakagombye kumera. Ubundi Imana ibyo yaremye byose yabigizemo balance. Imvura ntago igomba kugwa nyinshi kugira mbega ikica imirima. Nta nubwo imvura izuba nyinshi rigomba kuva rikangiza ibintu byo kuri isi byinshi cyane. Ugasanga imyuzure iraje, ugasanga amapfa arateye. Ibyo byose ni changement de climat yatewe natwe bana b'abantu tudafata neza iyi si Imana yaduhaye. Imana itubabarire cyane. Haraho nabonye no mu biyaga, ugasanga ikiyaga cyuzuyemo amasashe gusa n'imyanda. Ibyo byose bituma amafi meza Imana yaremye apfa. Mbese ugasanga ayo mafi yakadutunze bibaye imfabusa kuko tutazi neza gufata iyi si Imana yadushizemo. Imana itubabariye cyane, iduha ubwenge bwo kubaha iyi si yadushizemo. Yaduhaye ubutware bwo kwitegeka, ariko ntabwo yaduhaye ubutware bwo kuyangiza. N'abatunzi bitungwa byo mu rugo mukamenya kwifata neza, ari imbwa, ari injangwe, mbese byose ni iby'Imana yaremye ku neza yacu, ariko bivana nuko tubifata. Nitubifata neza bizatugubwa neza, nitubifata nabi nabwo nuko nyine ni twebwe tuzaba turimo guhomba. aho ngaha twasomye avuga ngo Uwiteka Imana yamuteka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Mbese Imana yahaye Adamu amafuru y'ubwoko bwose yo kurya, n'ibindi biremwa byose, n'ibindi bifungurwa byiza bitunga umubiri wa Adamu. Ariko muri ibi bihe turimo usanga abantu tutazi kurya neza, ugasanga abantu ntidufata umubiri wacu neza, tukarya ibintu byangiza umubiri wacu, kandi umubiri wacu ari urusengero rw'Umwuka Wera. Ku ntangiriro nk'uko tubyumva, Imana yahaye Adamu ibiti, ibintu byo kurya byiza, amafuru y'imboga. Ariko muri ibi bihe usanga akenshi twirira ibyo twishakiye, umubiri wacu ugasanga ubaye nabi kubera ko tutarya ingaburo nziza. Ntabwo ariko bose babona ubushobozi bwo kugura amafuru cyangwa imboga, ariko kameme tukagerageza gufata umubiri wacu neza kugira ngo abasoda bo mu mubiri wacu bakomere, kugira ngo tubashe gukora ubugombe bw'Imana, kugira ngo tubashe gufata neza uyu mubiri Imana yaduhaye, kuko nabyo izabitubaza iyo tugenda tunywa inzoga, umubiri wacu tuwicisha inzoga, umubiri wacu tuwicisha amatabi. Ibyo byose kandi ugasanga bidukururira indwara. Tugasenga, Mana dukize, Imana itwumvira imbabazi ikadukiza, ariko muri origine Imana yashatse ko dufata umubiri wacu neza, kuko nirwo rusengero rwayo. Kandi turiye nabi, tunyoye ibyo byose bimerera nabi umubiri, n'amatabi, ibiyobyabwenge, urumva ntago Imana ifite. Imana birayibabaza cyane, kandi ugasanga twarwaye, ugasanga nta nubwo dufite gukora imirimo dushinzwe gukora kuri isi, imirimo Imana yaturemeye kuva kera isi itararemwa. Ntabwo twaje kuri isi gusa, ariko hari imirimo Imana yatugeneye gukora, ko buri muntu wese Imana yaremye imufitiyeho umugambi, imufitiyeho icyo agomba gukora, kugira ngo
isi ifatwe neza kandi n'ubwami bw'ijuru bukomeze kwaguka muri isi. Rero Uwiteka Imana yacu idufashe kumenya ko umubiri wacu yawuremye umunsi wose, umunsi wa gatandatu, ku wa gatandatu wose. Imana yaremye Adamu iramutengeneza neza cyane, mbese aba umugabo mwiza, umugabo nyine ufite sante n'iki cyose, kugira ngo Imana imunezererwe, kandi kugira ngo akore imirimo Imana yari yamushinze, agire n'ubusabane bwiza n'umuremyi we. Imana idufashe dushakishe muri origine uko Imana yashatse ko ibintu bimera, kugira ngo tubashe kwifata neza, tubashe gufata neza iyi si Imana yadushizemo, tubashe gufata neza iby'Imana yadushinze gutegeka ibikoko, ibiguruka, inyanja n'ibintu byose biri kuri isi, tubifate neza kandi natwe twifata neza, tutangiza umubiri Imana yaduhaye, kugira ngo duheshe Imana icyubahiro, kugira ngo utayikoze isoni muri isi y'abazima. Uwiteka adufashe kubyumva, Mwuka Wera abafashe kubyumva, kugira ngo mbese duheshe Imana icyubahiro uko yifuje ko biba muri commencement, aba ariko tubikomezanya nabyo, tuzajye tubyibukana, tumenye ko umubiri wacu ufite agaciro, tumenye ko iyi si tubamo ifite agaciro, mbese buri muntu wese agira icyo akoze ku giti cye, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro kuri iyi si, kugira ngo Imana ibe fier yacu. Imana irareba, iri mu ijuru iritegereza, hari abana bayo kabisa, ireba ikavuga ati je suis fier de toi, mbega ikumva irabanezerewe kuko ukuntu twubahiriza ibi byanditse byera. Imana ishimwe cyane. Ndumva ngarukirije aho ngaho muri video ya mbere. Utatuzongera tuganire, dukomeze duhuguranye, Mwuka Wera azajya mfasha kugira ngo dukomeze dusome ibyera, dukomeze duhugurane, kuko nanjye ubwo mba nsoma mbigisha, nanjye mba ndimo kwibwira, simba ndimo kubabwira mwenyine. Mbifurije amahoro mwese aho muri mu mpande zose zo ku isi. Tuzongera dusubire Imana nibishaka. Amen.